reka ngire icyo mvuga kuri iyi foto nohereje hano hejuru. Amakonte menshi atarigeze ahuza waleti na imeri yahawe iyi mesaje. Iyi mesaje uyibona iyo ugiye ugakirika kuri twa dukoni dutatu, uturongo dutatu turi hejuru mu nguni y'ibumoso, ukagenda ugakirika kuri mainnet, ugakanda kuri mainnet checklist. Nuhagera ugasanga iriya puwe ya gatatu irasa na oranje, itagisa n'icyatsi kibisi, menya neza ko hari igikorwa kikureba ugomba gukora. Twari twabyigishije ku rubuga, reka nongere mbisubiremo. Ni ukuvuga ngo uragenda ujye ahantu wabitse passphrase, ubundi uyiterure. Numara kuyiterura uraza uyipestingemo hariya. Numara kuyipestingamo hariya, ukora icyitwa wallet confirmation. Barahita bohereza notification muri email. Ugenda ufungure email yawe. Numara kuyifungura urabonamo message yoherejwe na P. Ufungura iyo message, urebe hepfo ahajya gusoza mu magambo ahanditse, hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Interuro ibanza iri mu ibara ry'ubururu munsi y'amagambo ajya gusa na mauve, uyikirikemo. Numara kuyikirikamo birarodinga P yifungure. Nimara kwifungura harahita haza message iriho akavi k'icyatsi. Nuyibona gutyo, muri make igikorwa ugomba gukora uraba ugisoje. Noneho ibi turi kubisabwa kubera ko bari kwitegura gutanga migration ya kabiri. Bari kwitegura kurekura migration ya kabiri. Impamvu babikoze gutya ni impamvu ya mbere ni y'umutekano, nk'uko twari twavuzeho ubushize. Ikindi kandi, niba kugeza uyu munsi wari ufite impungenge kuri passphrase yawe, ukeka ko hari abandi bantu bayizi, cyangwa hari n'abari barakoze baribwe mbere, yenda bakibwa pi zabo, ni ukuvuga ngo ni na occasion cyangwa se n'uburyo bwiza ubonye bwo kuba wakora passphrase nshyashya ukaza ukayemeza. Iyo uzanye mu inshyashya ukayemezamo, uhita umenya ko na po ya gatandatu uhita iba kuriya, nawe ukaba usabwa kuyikora. Ni ukuvuga ngo rero abantu bose batakoze iriya serivisi yo guhuza cyangwa se ya wallet confirmation, ya serivisi yo guhuza konte ye na email, buri wese arasabwa kubikora rwose kandi byihutirwa. Murakoze rero, courage. Nibutse ko iyi update iri muri dashboard tutigeze tuyivugaho, ariko kishatse kuvuga, harimo urebye ubutumwa bw'ingenzi bubiri. Ubutumwa bwa mbere ngira ngo muzi ko kimwe mu byari byitezwe mu mpera z'uku kwezi ni uko kuba timu yari yahaye ni nka deadline biriya bigo cyangwa se amakampani agomba kuzakorana na P. Bari babahaye navuga nka fomu yo kuzuza, cyangwa se babaha umukoro wo kuzuza ibisabwa bijyanye n'ikoranabuhanga ryo muri web gatatu, kugira ngo ibikorwa byose bateguye babyimure muri web gatatu, buzuze ibisabwa.
ubundi bari batubwiye ko ku itariki 28 ari nk'aho umunsi wa nyuma w'uko amakampani azaba amaze kuzuza ibisabwa. Muri iyi minsi rero batanze urutonde rw'ibigo 5 cyangwa se kampani 5 bamaze kwemerera cyangwa se kwemeza nk'izujuje ibisabwa. Ntabwo ari uko n'izindi zitarabyuzuza, ahubwo ni uko arizo bahisemo kutwereka. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose biraboneka cyangwa se biragaragaza ko umushinga wacu n'ubundi ntujegajega. Impamvu ngo ntujegajega, ibi ngibi bimaze kugerwaho, dukunze kubivuga muri iyi minsi Bitcoin yarenze ku $100 by'idolari, iri kuvunja hejuru $100 kandi nta bigo na bibiri biriho, nta bigo na bibiri byaba byarigeze bikiyemeza ku buryo na rubanda bose babimenye bati twebwe turemera kuza twishyurwa muri Bitcoin. Ni ukuvuga kuba twebwe tumaze kubona ibigo ibyo ni 5 nibyo bemereye, ariko n'ibindi byose icyo nzi cyo byamaze kuzuza ibisabwa nuko babaye bazanye ibi n'ibitarabyuza nabyo biracyari mu kazi ko kuzuza ibyo bisabwa. Ariko bavandimwe, birakwiye ko ntabwo bikwiriye kugira ngo duhore tuvuga nk'uko twavugaga kera abantu batarabona icyerekezo cy'umushinga. Umuntu wese ubona cyangwa se wumva adashaka kwirengagiza yahamya ko umushinga wacu rwose wihagazeho. Ngayo nguko. Ikindi bavuze muri iyi update, batangajemo uburyo bushyashya bwo kuba umuntu yakora account recovery, kurikavaringa konti ye cyangwa se muri make gukora password nshya mu gihe wayibagiwe. Barabyoroheje cyane noneho. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri iyo operation cyangwa se muri icyo gikorwa, bahita bohereza notification muri email yawe. Noneho iyo notification muri email yawe uyikandamo, bagahita baguha uburyo bwo gukora password yawe nshyashya muri konti yawe. Ariko ibyo bikaba ku bantu cyangwa se bikaba bishoboka ku muntu wamaze guhuza konti ye na email yiwe, kugira ngo twagiye tuvugaho ubushize tuvuga ko email atari ikintu cyo gukinisha. Email ari rimwe mu byangombwa bikomeye by'ingenzi bikenewe cyangwa se bizanakenerwa na kera kose muri umushinga, ku buryo umuntu wese yakagombye kumenya ibijyanye na email ye byose, kumenya email yawe, kumenya password yawe no kumenya kuyibera amaso. Ngayo nguko. Kugeza iyi saha rero ikintu cyitwa mining ya Pi ni umushinga uri special, kandi murabona abakunze gukurikirana ibivugwa kuri Pi murabona ko umuntu witwa umupiyoniye, umuntu witwa wamayininze, nubwo Pi abantu bari kugenda bayimenya ari benshi, abantu bari kujya kuri exchange bakayigura, ariko bikomeje guhwihwiswa ko agaciro ka Pi yamayininzwe cyangwa se iri muri iyi ecosystem ya Pi browser gashobora kuzatandukana cyane n'agaciro ka Pi kari mu ma exchange cyangwa se hanze yayo. Ibi bizakomeza kumva cyane no gusobanukirwa cyane, abarushaho kugenda bagerageza kwiga kugira ngo bamenye cyangwa se basobanukirwe iby'ibi turimo. Nubwo twagiye tubikangurira abantu bamwe bakenda no kubituziza bakeka ko hari inyungu tubifitemo, ariko kwiga birakwiriye, ukibika ubumenyi buhagije kuri uyu mushinga. Kandi nanone felicitation ku bantu bagiye bigira no ku rubuga bagakurikirana amasomo
bakaba bamaze kumenya kwikorera bino bintu, bakaba bamaze kumenya no gufasha abandi, mukomeze mwigisha n'abandi, byaba byiza cyane kugira ngo abantu benshi uyu mushinga uzatugeze ku nzozi twifuza. Nimukomeze mu mayiningi rero.